JUMONG ni filime yakinwe hagati ya 2006 na 2007. Ibaze ko iyi filime nayo iri mu mafilime yatwaye akayabo kenshi muri Korea y'Epfo. Iyi filime Bayikina harimo ibizazane byinshi, aho wasanga ko n'abakinnyi bayikinnye bamwe byasabye ko bahasiga ubuzima. Iyi filime ibumbatiye byinshi, amateka yayo niyo tugiye kuvugaho n'udutangaza twaranze iyi filime. Wowe utangiye iki kiganiro bwa mbere cyangwa ugeze hano bwa mbere, ndasakanda subscribe, like na share kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi. Nge ndabakiriye, turiho ku bwanyu, dukora ku bwanyu, byose tubikora mwebwe. Nge ndabakiriye, nitwa Dolph, iyi ni Kef Entertainment, ndasakanda subscribe, dukomeze dushyigikirane. Murakoze, ndabakiriye mu kiganiro cy'uyu munsi mw'isi y'amateka ya sinema. Ndabakiye aca ni kwerekeye uyu munsi ndamasha ibiri myambi ibiri amashiriza rimwe nugukubita akago babiri gutubekera rebye ni JUMONG wifatiyemo ni JUMONG wifatiyemo. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 Korea y'Epfo yari imaze kumenyekana ku isi yose kubera filime zayo ndende zigaragaza amateka y'abami. Ariko muri zo zose harimo yahinduye amateka ya sinema ya Korea ikagera no ku bice bitandukanye by'isi. Iyi filime nta yindi bayita JUMONG cyangwa se The Book of the Three Han, igitabo cy'abahani batatu. Iki ni igitekerezo cy'ukuntu iyi filime yavutse, amateka yayo, impamvu yakunzwe cyane ndetse nuko bayikinnye imbere n'inyuma ya kamera. Ubwo nuko bayikinye behind scene ndetse n'uburyo bayikinye kuriya tureba filime nyayo cyangwa se nya filime. Aba producer bajya guhitamo batekereje ku mugabo umwe rukumbi, batekereje umuntu uzaba umukina nkuru w'ingenzi cyangwa se uwa benshi mwe mukunze kwita acteur. Aha batekereje umuntu washobora gukina iyi filime bibuka umugabo umwe rukumbi. Uwo na wundi no bita Song Euguk. Uyu ni umusore wari waramenyekanye cyane muri filime nka Emperor of the Sea, utarerebye azayirebe cyangwa se muzambwire iyi Emperor of the Sea mbakorere samari yayo cyangwa se incamake y'iyi filime. Uyu ni umusore ufite imbaraga, ubuhanga n'uburyo bwo gukina bigaragaza impinduka z'amarangamutima. Song Euguk uyu we niwe abenshi mwakunze kwita JUMONG. Unamubonye niyo yaba yaje mu Rwanda wahita uvuga ati uri hano JUMONG, ariko amazina ye nyakuri yitwa Song Euguk. Uyu musore yamenyekanye cyane nko muri Emperor of the Sea nkuko maze kwivuga haruguru. Uyu musore afite ubuhanga n'uburyo bwo gukina bigaragaza impinduka z'amarangamutima muri filime. Uyu musore bajya kumuhitamo bamuhitishijemo abandi bakina nkuru cyangwa se abandi bakinnyi bazakinana. We agendeye kuri filime bagiye gukina y'amateka yahisemo abakinnyi bakurikira. Uwa mbere no bita Han Hye-jin, uyu yakinnye muri JUMONG yitwa Son Seon-no. Undi ahitamo uwa kabiri witwa Kim Sang-soo, ari wakinnye ari igikomangoma Daeso. Mbere uko nkomeza, wowe wahageze hano bwa mbere ndasaba kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ikindi, iyi filime mubishyire muri comment niba mushaka ko nzabakorera kutarayirebye, nzabakora incamake zayo ku buryo n'utarayirebye agiraho inosiyo. Mubishyire muri comment ubundi tuzayikore. Murakoze. Bajya kumuhitishamo nandi ku bantu bamuhitishijemo uyu musore agiye guhita abandi bakinnyi bagomba gukinana. Undi niwo bita Jun Kwang-ryu. Uyu Jun Kwang-ryu yakinnye yitwa Hae Mo-soo muri iyo filime ya JUMONG. Ese ni iki byatumye iyi filime igaragara cyane hejuru y'izindi? Iyi filime ibyatumye filime itangira kugira isura hejuru cyane kuko buri wese n'abakinnyi afite uburambe bunoze mu gukina filime z'amateka. Harimo uko iyi filime bayiteguye. Ese iyi filime bayiteguye gute? Iyi filime bayiteguye imyaka igera muri 2, aho dusanga ko abakinnyi bose bateguwe mu buryo budasanzwe. Aha harimo mu bintu byatumye bitegura iyi filime, harimo
kwiga kunyonga amafarashi. Iyi filime kwiga kunyonga amafarashi byafashaga hagati y'iminsi 10 na 15 mu kwiga kunyonga amafarashi. Aha iyi filime yatwaye igihe kirekire cyane ku buryo mbere yuko batangira kuyikina aba bakina nkuru bose byasabye ko kwiga gucanga inkota hagati y'iminsi 5 n'iminsi 4 ndetse no kwiga gucanga amacumu n'ubundi bwoko bw'intwaro za kera. Ikindi kintu cyabasabye cyane ni imyitozo y'imbaraga irimo yoga, gukomera umubiri no guhuza umwuka n'ingendo ndende. Aba babyitozaga kugira ngo iyi filime izerekanwe kari koko filime yakinwe hagati mu kinyejana cya 9 no mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu, kugira yerekane ko ari filime ya kera koko. Ikindi kintu cyabasabye cyari gikomeye, bagombaga kwiga neza amateka y'icyo gihe kugira ngo buri mukinyi abeho nk'umuntu wo mu kinyejana cya 9 n'icya 10 mbere ya Yesu Kristo. Son Goku yakoraga imyitozo amasaha arenga 6 buri munsi mbere yo gutangira shooting. Ese niye myenda cyangwa se niye myenda bakoresheje muri kiriya gihe kugira ngo iyi filime ya JUMONG bayikine neza igaragare koko kari filime yo mu gihe cya kera? Aha bakoresheje imyenda isaga 5,000 y'amoko atandukanye, harimo imyambaro y'abami, ingabo, abaturage, harimo n'imyambaro isa naho ari n'iy'abacuruzi bo muri icyo gihe. Iyi filime yabasabye amafarashi 100 yakoreraga kuri Plateau. Aya mafarashi koko bayigiyeho cyane kugira ngo bagaragaze neza ko iyi filime koko yakinwe mu bihe bya kera. Aha dusanga ko iyi filime yabatwaye akayabo k'amafaranga mu kugira bitegure batangira bwa mbere, yabatwaye miliyoni 10 z'amadolari. Ibi byose nibyo byatumye iyi filime igira isura y'igihe cya kera ku buryo abayireba bumva koko bari mu myaka ya kera. Filime JUMONG ifite episode 81 ariko shooting yayo yafashe iminsi irenga 300. Gukora ibintu byinshi, bakoraga ibintu byinshi cyane ku manywa na nijoro, aho dusanga ko bakinaga mu gihe cy'ubukonje bukabije bushobora kugera kuri °C 15 umanuka hasi. Amazi akonja kuri -0, amazi y'urubura, ariko byari mu gihe cy'ubukonje bukabije cyane bakiniye filime. Hari naho uyu mwita JUMONG witwa Son Goku yakiniye mu mazi akonje cyane mu kibaya ku buryo yagiye ajyanwa kwa muganga kubera ikibazo cya hypothermia. Hypothermia ni ukugabanuka k'ubushyuhe cyane mu mubiri, ubushyuhe bukava kuri dogere zisanzwe mu mubiri bukagabanuka cyane, aribyo byatumye uyu muhungu ajyanwa kwa muganga. Ese iyi filime niki cyatumye ikundwa cyane ku isi hose? Iyi JUMONG yakunzwe kubera impamvu 3 z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni inkuru y'ubutwari, inkuru y'umusore uva ku busa, cyangwa se inkuru y'umusore watangiriye ku busa akabasha kubaka igihugu gikomeye, agahuza abantu n'ingeri zose. Iyi filime irimo ubukorikori n'udukoryo twinshi cyane. Batunganya iyi filime, fight scenes zirimo bibiri, amashiriza rimwe no gukubita akago babiri. Ni ubutumwa butangwa n'iyi filime. Iyi filime isobanura neza ubutwari bwo guharanira igihugu, ubwo ni ugukunda igihugu, ikerekana ubumwe, ikerekana urukundo rudacogora. Ese abakinnyi b'ubwabo unube buhamya batanze nyuma yo gukina iyi filime. Son Goku yavuze ko JUMONG ari filime yamuhinduriye ubuzima ndetse ko ariyo yatumye amenya ingufu afite muri we. Uyu Han Hye-jin nawe yavuze ko gukina Soseono yitwa nka Soseono byamwigishije gukomera, kwihangana no gukora mu bihe bitoroshye. JUMONG yabaye imwe muri filime 10 zarebwe cyane muri Aziya, igera mu bihugu birenga 40 harimo na Afurika, aho yakunzwe cyane cyane mu Rwanda, Kenya, Uganda, Ethiopia n'ahandi. JUMONG si filime gusa, ni urwibutso rw'amateka, ni ishuri ry'ubutwari, ni urugendo rw'umuntu ushaka guhindura isi. Iyi ni filime yubatse amateka mu buryo budasanzwe kandi ikaba ikiri imwe mu zikundwa cyane ku isi kugeza n'ubu.
aho tuvugira aha wasanga hari n'undi muntu ukirebeye JUMONG. Nge twabanye mu ikiganiro nitwa Dolph, ndabasakanda like, share na subscribe kugira ngo iyi video igere no ku bandi bantu uhageze bwa mbere. Kora subscribe nibi video wayishimiye. Murakoze, Imana ibarinde.